komera musaza mwaramutse. Uzindukiye he kigera? Yewe. Akazuba ndi kubona kaje. Kancira karagwa hanze. Cira karagwa hanze mbe nirambitseho. Ose. Uyu munsi ngo ni umuganda. Ncitsemo kabiri noneho bwa mugongo ntanarinda gukira. Kankarambika yewe nikoma nyamariza ariko urengomwe ngo uri guryamye nosubura ukunya kurira iki mu byukuri abwake fata n'udukubuza ucisha hano hantu ubusuko imbuga isitema ariko noneho mbese noneho kundi kubona wifatishijwe uburago ukabura ukwihagarikishwa mbese wajya warasinze uri mu biki ntabwo urasha kumugana reka sha mudugudu amaze iminsi ari kubonesha umutwe nze kumugana ngiye naza uwo mubwire ko ngiye ko ndwaye kwisi ko maje kunanirana ndakubwiye ngo mbabarira nje nta nduru za mudugudu nshaka mu rugo rwawe ariko mudugudu ibyo ni ibyawe mbabarira uje kumugana reka sha ahubwo iki nzanira ntantuza inyi zanira amazi manze nimwe nyine umva mubwire ntago ndatuma iki kiragugira kubura nyine reka mubwire ndakwemerera ukirambure uraja kumuganda cyangwa se ugenda ukikoresha gukorera umuganiro babone ko hageze nde nashaka kutaje kumuganda mbabarira nta nduru za mudugudu nyine mu rugo rwanje ngo ngwiki urukuncishugariza umuganda n'ugwasiko n'ugwanyuko ariko nyiramariza narumiwe ariko wa mugabo we kamubaza umva ndakwiyama umva nushaka unyirame cyangwa ugira utaryarema ndakubwiye ngo je ku muganda nta bindi ariko we na mudugudu mupangaga ibiki dupangaga ibiki umuganda ntago ari izo muwe gusa kunjana ku muganda ariko ntago ibyo bintu umva nkubwira n'undi munsi urukumva none se ntabikubwira ko kugura kubona ko amatora yegereye umva ndakwiyamye nawe uzashurajayo umva njenda nakuretse aho bigeze ndakuretse amafaranga niwo bazayaca niwo bazakomfuka ibyo nta nubwo binande genda hasi ndakuretse uje cyangwa ubyihorera nje ku muganda wowe uri gukora iki nje ku muganda wowe wicayeho reka na mudugudu aransanga ku muganda ndamubwira ngo iki none hura ariko icupa rirahagije mpanze ndebe kiriya gikomara ni inkuru uraho uruho ndarwiririrwa hanze igenda wongera kurira ku muganda nirirwa ku muganda bankonyagure ngo ngiye ku muganda mugudugudu azaje si uhembwaga komera sipesiyoza ego mata yewe ugiye ku muganda shanje ndarwaye shakira igikomara
Tona nandi kugushakisha mu nzu nakubuze mbi wicariye hano beke ijoro shwe ndi kuvugisha ko wicaye aha kutagiye mu kazi cyagenze akazi kabuze ni akazi ndaje mu nje uyu munsi nakabuze uyu munsi se kwa gatandatu gwibiki simushaka guhamagara ngo ni umuganda utagiye ku muganda byagenze aha ngahigeje twicarane nanjye nota akazugo naho ubundi se tari kujya mu muganda wa mugabo we kona mudogudu tuzamukira ubwo ndakuyobewe uranyobewe sinkoraga iki mara gushinguka no ugere mu byawe dore nayo ndi mu nzu atwara ndi kurimanganya ni dore wiyicariye ibyo nkoraga ni ibiki ntabyo nzi kandi kuva n'ibitutsi binanyishe njye kunya kuba gusubira njye kwisubirira mu buriri wa mugabo wajya ku muganda umuganda se ukuguna umuganda n'ugwasko n'ugwanyo ukuntu zabwira mudugudu ukaza gusanga mu buriri bandi bagabo bameze nkawe kujya mu muganda kamwihorere ugaraho babashije igihanga kamwihorere igihanga sinagihabajije hirya njya nka kwima umuntu heruka inyama ryari mbese umugabo wanjye wajya mu muganda ko gusa ukunuma mu muganda ndagendeza inyama zidahiye none sinuza nagura asanga nagusigiye ubwo ndakuyobewe kuri kwezi gushize nagiyemo ara ku mudugudu sinagarutse nasanzemo n'icyo n'inongo nimwe nasanze wansigiye naragusigiye mbonye utinze ndaziriye ndende uzegera ngicumba tene ngenda sanga ngenda hawe huje ucunga yuko nagiye mu muganda baragiye utaha ninjoro nenda kumenya gutegereza tukagira musafuranye izireka wowe urazija ngaho basihangana ujya mu muganda turasangira none naho ngiye ziteye ku muganda turagujana kandi naziteretseho ndagutegereza tugasanga uko kaje kureba gundi nosi ubwo singu zirazihishe ziri mu nzura ziravyihisha wowe hago kujya mu muganda ndagutegereza uze tuzisangira amane ncungane nazo ntakwizera nese kuba ziteretse ko mana si umugabo ufite amerwe hano nawe nakandari inyama buri munsi inyama buri muganda inyama umugore ngenge inyama buri gihe yagiye ndamutegereza ntazi gusa narebera ibiryo mu safuriya inzara ikanyica ngo ntegereje nka magabo gabagiye mu kabari ntazi ibyo garimo ewe uyu si umugabo nakaje gushikira kubona mwahageze kare nanjye mumere neza nata gukora ni kare mwa uba wazicerewe ntakundi kabisa mba niyeyuye hakeye dore ko twahakora hano hantu dore ko byagenda neza mbega shange ndanarusha n'amavu yaje mu kirege umuntu aba yahereye ihangane dukore butani saa 5 turebe ko aya mafaranga twayarengera ntabwo ibintu biba byoroshye twayaguramo n'akantu dutaha ko umuganda ni uwa mbere da ntakundi byagenda seko mbona abandi bakerewe noneho kana mudugudu ni amabuze nimba kiri kubwira abaturage ngo baze ntabwo mbizi seko ndi kubona noneho uwo muhungu uyu munsi yazindutse nto yagiye kwishansiyera kuko nagakundaga ibiyede aramwirukanye no ku cyede basigaye barirukana byarakaze wajya udafite kiriya kintuza se birarangiye ni danje shamwe abasore mwe koko undi mwashatse ibyo gukora mu kazi n'ubwo basigaye birirwa biba muri karitsiye kubera ko mwirirwa mu rugo ntibazavuga ngo namwe mu bisambo aya twe twirirwa turyamye batubona rimwe na rimwe ibiyede twe byaratunaniye kabisa bazavuga ko namwe mwibatse kubera ko muri iyi minsi mwana muri karitsiye kwiga kugira ngo nanjye babura kera ikiyede ntibagishira kuri bine ndaja kugitumikara akazi kagiye kuboneka yego kagiye kuboneka harya nibwo imvura igwa imvura yiguye abantu benshi barubaka ariko no gushaka ibikoresho amasuka ibitiyo kuboneka uba ufite imbaraga nyinshi ongere mbura
kiri kotsa uko nicara Nyiramari ariko sijye waneshereje umutwe ku nzaniriye nkoni sha ariko mana we abagabo ariko mana abagabo barabakera umva nzanira uruhomore shitene gikomande kumva cyo ariko se ibya umvase ubu ngubu ibyawe ni ukubyuka urukwirembya mbese wakumva ko hari akazi kagiye kuba ugahita wigwaza urukumubagurira igikoma se iyo fuza aho yaturutse icyo cyo cyarashagaho akari kuwundi karahanduri umva njemaje kubikurambirwa urafata ibyo birago byawe tuje kumuganda cyangwa ahubwo riri gugaramya aho ngaho wagiyeyo ahubwo jayo ubwira gitifu ahubwo rebe nimba muri VIP yari amafaranga baratanga ngaho nyumvira mbese ubu ngubu mbese ugasohotse ubu wakanura amaso wewe ugendera bene mba gitifata hano ugiye ku murenge nje ndakubwiye ngo zinga ibyo birago ibyo urabikoresha ntabyo nzi uze tujanamo umuganda nzanira ruraruhonse zarakontu nimba uriri gunaryamye ariko nk'ubu umudugudu yagiye katari yaza yakunze na cakiringi oya ubu ngubu umudugudu yagiye ku buryo atari yaza kurana abaturage nkamwe musigaye mwarigize ibigwari none se kandi ibyo baba wiriwe ubaye iki se ahubwo ko ari ibyo uri kwikora mutaza kuvuga ubaye iki njyamisha gakeya mani wawe ubita yanakwica hiri mu ngaho cyangwa ubyihorere icyo ntabwo byagize tuje ku muganda kuzana umugore nkawe umuntu yaje yagiye sha aje kumugana sinkuna rasoze cyane mwari igikoma nje gushikira ikintu kunanje sha noneho yabera mu igikoma isafara yose umva nzanira safara ndebe ko ndayikomba ko gakoma kasigayemo gira va simbuka umunsi ndayabaca yewe sha nanjye ntabwo nabura n'icupa ryo gusoma ku munsi w'umuganda mwaramutse kwanza bampema yego ubona inyana y'imbwa ni mudugudu da cyanyemye n'icupa reka nihwererera nanjye nayo kujya ku muganda kwanza bampema uri kuvugaho bariyora mbamore kwanza bampema nza bampe waye iki kumugore anende kubona uri kumiragura ubuyoga ubaye ko ndiko nutangiye kwipfisha yego mudugudu iyi ncuri baye akangahe ibikisika wibagiye ko uyu musore w'umuganda hada amazina yawe yombi witwa nguki ninza bampema we numva uri kuvuga izina rimwe gusa nta rindi zina ufite se mudugudu uri kugira sibyo byonyine ryaje kuranga muntu uyu munsi ntabwo wancika nimugoroba twari turi kumwe utari muzima kandi n'ubushize nuko wirwaje utirana bazana n'ingobyi ngo bakujyanye kwa muganga uviramo mu mujyi bose mudugudu ndwaye umutwe mu rutoki usudaza ku muganda oya reka nzabampema witegura 5,000 ugomba gutanga mu kanya nyuma y'umuganda bose ndwaye umutwe mu rutoki usudaza ku muganda koko ariko mwaje muragera n'umutima wa kimuntu ubusimiraguye kira gikoma ubone nangwaga gikoma ibyo rabivugira imbere ya gitifu nemara ko kugeza ku murenge hari amafaranga baratanga amafaranga iyo wababikije igihe cya VIP cyageze umbareze gitifu nimba ratanga n'amafaranga amafaranga n'umuganda biratandukanye kandi umuganda ni uw'igihugu ariko asuga umuganda gwa buri gihe go reka mbwira umugore ace ku muganda
kuko ntabwo naje ko umuganda afite umugore. Mwese mugomba kuzana kuko hafi amezi 6 yose si igipande cy'umuganda wa kirihe igipande cyane bigiye kirakuza ku muganda. Reba mudugu. Reba cyagiye ejo ryacupa naraye nguguriye nimugoroba. Nabuza yo kwishura mudugu udafata Jean Marie. Afata igipande. None ubwo na igipande se yagifatiriye mu ruhe rwego igipande na amafaranga. None se ni nabuze ko mwishura. 500 ugomba kubitanga. Nibiba ngombwa na yangurubura yitanga. None biburi kugira. Ariko shangurwe zande zose nizo mwabonye ngo nizo mugiye ku Ariko reka tureba mukanya ngiye reka nza mamagara gitifu ubundi. Aze mwesa ya mande nibura nayabicira nta. Mfata mudugu mfata. Ntufate iki ku mugoroba kutari ukuvuga ngo bagufate. Arega ryari amacupa 3 gusa sini amafaranga yo yatangaga. Naramutse mudugu. Kamera Nyiramare. Yego none se utagiye mu muganda. Shadore suruko nako nari nsoye n'ibikoresho karuko mpagurutse nkasanga uyu mugabo ari kwitakishwa ngo yagwaye ngo umutwe mu rutoki da nawe unyumvire ngo yagwaye umutwe mu rutoki nta nubwo wamenye naho naraye waraye hese ubwo karinzuga wabonye nasinziye oya dore maze kubandikira amande oya ibyo ntago wabidukora 500 ari wowe ntiwagiyeyo hari nose suruko nako cyawe ubu se yararaje ku muganda igikoma nkagitekerwa nande mudugudu uyu koma yakagombye kugiteka saa 11 za mu gitondo ikijyaka wenda akaba yanagiyeyo ubu se mwese ko nta numwagiye umuganda ukaburangiye ubu mudugu nawe urukungora kandi urabizi neza ko mudugu igihe twagiye ku muganda urukumva bakuva cyari reka tugende nawe nimba dore ubu mukanya ndasanga ari kumiragura amacupa nawe ntanda musiga ibyo yigira oya mudugu ntari ndicupa ndawe uzi cyakoze reka nkubwire reka nze nsiba ya mande nari maze kuguca sibyo ariko ni nkubura ku muganda umenye mudugu ngiye kumuzingazingira mu iki kirago muzane umva nashaka nafuye kunzi ariko si umugore nashatse ibyo ari kuvuga ngo yagwaye umutwe mu rutoki kandi kigukishije ukishijwe nari nacupa warayunguriye nimugoroba mudugu wowe wandika ko nagiye ndakugurira amacupa 2 ngiye kugurisha igitoki mpakubona haguruka tuje kumugana ibyo urukwiye ngurira Nyiramare atazangurira kino gitoki umva urukubesha ngo ari uko nkurengeye urukubesha mudugudu ngo ugwaye urutwe mu rutoki ibyo bintu utamubwiye ngo ndarwaye ngaho mbabarira ago mafaranga wazagabona ma ngaho mbabarira tuje kumuganda nyine ihangana kumuganda igikoma kimaje no kuncira murebane mbo takimaze kanze muzanire neza sahane nankoze ndi kunyweraho nayo yikombe nimba uri kubona ko icyo zana uri kuza ariko haguruka tuje kumuganda ariko kumuganda gwa buri gihe ngombwa nje kumuganda sha buratse ndamuhima iki kirago ndakijana ku muganda uko nze ndakora umuganda njyana sico ni ikihe bagasa nuko yama gose ndagura ikirago n'ubundi ngiye kwipfira sha ndakijana ku muganda nze ndebe muho kuko oya nacunganye nawe bazankinisha baja kumugana njanye umuho ubundi nibayizana ko bazayiha abantu b'abakecuru ubundi siko bahaye abakire njyewe umukene bakansiga turi urubyiruko nta kintu banatugeneraga ahubwo turebaza mu mudugudu twumve wasanga mudugudu yamuhaka yiriye nose ko nabonye bazanye ibibabura ababyeyi bacu akaba aribo babyandikaho ariko zirambabura ntago ntabwo dutera twebwe baduhaye ikira mukomereza aho ndi kubona ab'inkwakoze mwahageze nubwo abandi baturage batari baza nta mudugudu umuntu yarusha dore inzira rimaze mwe b'abasore rero nimwe muri gusibura iyi rigori
iyi nzira yari imaze kurara da kuba nta hantu rwose ubu hano hageze uba hageze uba aha hantu dore umuhanda umuhanda rwose buri muganda w'ukwezi wose ugomba gukorwa ugomba kuzaba urakorerwa aha ngaha uyu muhanda mushaka ari muzima niwo abayobozi bagiye kuzaba baranyuramo yego aba baturage gusa ufite rako ndi kubona turi bakeya n'abandi bose mvuye kubahwitura baraje abo ngabo batanga n'amande ntabwo ibi twazabivamo ibyo by'amande byo turaza kubiganira abantu bigize ibyigomeke pe ntibashaka gukora umuganda kwe nizere ko mwese mwazanye ibipande byanyu nanjye nakibagiwe ndaza kugenda uwo muganda nurangira ndaza kubasinya igipande cyanjye nagifuriye mu ipantaro nje uranyandika mu mutwe uraje uranyibuka ni 500 ugomba kuyashaka nta muturage ugomba tuwagiye ku 500 ariko hingaho nka kabiri nawe wumva ko bimeze njyamo amavuyaje acha nawe yuguteraho nka kabiri zana ngufasha akira mfasha gutya ariko sha mwagize ngo nge nta mbaraga ngira ubundi nyuma mwana sanze ana harangije nuko ari bigiya aha nanyereka ngira nanyereka nkoresha umuhoro gato bonye ibyo mwaducuze byo mudaha amasuka mwebwe mukita oya nimwe mbaraga z'igihugu mu baturage bahevye ko mbona bati byagoye nimwe mbaraga z'igihugu Se mudugu gikeneye ahantu kuntu turahakoca watuvugira. rero mudugudu aha twazahakura n'ubutamu turekure twitahe ageze ngo nimuhakocaguye mbese kubona n'amasaha agageze icyo mu ndagishaka icyo mu nkono kugira turebe ukuntu twakwiyeyura tukigenda abandi se bari hebure ariko mudugudu nawe rero mudugudu wazatuvugiye natwe bakareba ibyo baturemera kubaremera ababyeyi bacu twebwe nk'urubyiruko ntibaturemere kubona hari abandi baje reka nabo mbereka aho bagiye kuba barakora kimwe mama uyu mugabo ko yatinze mu nzu yasafuriya ari kuyijabura si cyane tono ego ko umugabora byagenze ute ukabona nsanza ncuzera byo nigira noneho naba nikozeho tonoma kamurebe mu nzu byarimo tonoma ariko uri kujijuta mu biki mbese ujya mu muganda ubwo ndakuyobewe abagore ubwenge bwabo abagore ni ukubigaho utabizeho se wazajya wajya iki aribwo urakomerera icyo wamushoboza uyu mugore utamufatiye imyanzuro ntikunjye amare neza ngura inyamage rw'urukundo naruvamo Kanyindi wo karindagira sohoka sinagize ngo wagiye mu mugandara nakugendekeye gute sohoka nkubwire dore inkwizo nazishizemo nta kibazo ufite sinagize ngo wagiye mu mugandara manuka shanya amasimane kuri n'imigozi si byagenze meruka kugira urimi ryarese n'imigozi bigenze inkwizo zirimo gahora kuri kunzirika byagenze ziranyama nagufata uyu mwanzuro ngo tujyane ku muganda yabaye iki none inkwizo napakiyemo zirashyiramo ziranyama zihiye ziranyama mbonye zikiri umutura uri kunzirikira iki gaho ndebera amahana yawe ubu wanze kujya mu muganda ngo utanziritse ngo mutujyane ukubuzagura hano ariko mana abagabo baragwira noneho si urwo naboneye muri uru rugo cyore ngaho mbwira ukuntu turagenda wanziritse gucyora watambuka se kuko nahatarimo intera nini tukagenda ngaho ndebera ubu kwanjye nawe turagenda gucya bivemo uwanze kujya mu muganda ngo utanziritse ibyo nkoze kuri akwezi ndabiyobewe na ziriya nazo uzijya uzimara uvuga ngo zigiye kugaga ngaho tugendera maze ndebera atagera n'uwinjira ugasanga zimazemo da Ciao, tono wasa tukagenda weho niba wiyemeje kutujyana mu muganda kuri guru kwisararanga hano.
mu idirisha nta muntu wanyuramo ra izi nyama areganizo amadirisha rwose Sumana kuko icyo amaye kigerageza uburyo nta n'inturu ngebe ubanga ni uturi gukora umuganda cyangwa ukajyaho kamane verifiye kugira ngo utababara igihe turabasanga kizinsinzeho da ukuntu inyama gusa biri gutuma urukubu yera gutya cyangwa kuyobewe ibyo nyama byo sinzi aho mundebere rwose umugozi gurakomeye urufunguzo ndarubike ko so nciye muri humyera sanga zose uraziririye inyama rirarikoze da chore ntago wamvamo kukumvirikana kubera inyama maze nkure kure ntujane ziranye musimbuke nzu uze sange wazimaze aho tugenda amadirisha go inyama zirarikoze hejuru imitozo igisimba cyatse ngo kirazijya ninjye nawe gusa bo muri urugo tugenda abagore twararushe byo shira imbaraga tugende mu usanga zanashiriye wakuzirika umugozi washiramo imbaraga ukagenda ukaba gukuye nk'ihene Kabona mawe bimeze bite? ngaho umudugu Aramutse. muramuyeho Aramutse kanki. yego Niko. Undi kubona mushumikanye n'imihoro n'imyeyo. Mugiye he? aha Nibagiwe ko uyu munsi ari umuganda. umuyobozi we ziko nta wabimenye umudugudu yanga kuza ku muganda buri kanya nkamusiga mu rugo n'umuntu ko mwiziritse yari yanze kunyemerera ko tuzi Ariko nta kibazo hari akazi kenshi mufite mu rugo wowe ushobora kuza ugasubira gutunganya. ajye nagira ngo kumuganda mu nda akangira mu cimbo ngo nukujana dango narwara ngo undi ndasigaye ndi gukora wajyame Sawa ngaho ndabaje mbasangeyo ariko se mukure n'icyo kizi. umuhoro nze ndebe ingofero kuko umuganda nije babonye aho kwirirwa ku muganda iyi ariko niyo yaba nziza kuko kanjyana nambaye yisha nta kintu nibagiwera oya ntacu oya njyana iyo niyi nambaye ariko si oya ese ndajyana icupa ku muganda kandi nza njyaniye niko ma vuba tujya ku muganda dore wabona atumye igitoki cyanjye kibigenderamo umudugudu utanamenyaga ko umusengereraga ndebera inkoni nzanira inkoni ma ngo niwaje ku muganda tutajanye none se mpereza akira tugenda ubwo urankurikira nta n'ikintu ujanye ngo rurasa umukubu ca wufate da anza nkenga warwi sigucenza kiriya cana kitanga ibiro dushimba Kenga da uyu wajanye ibirago ku muganda fati ntuzasha tugende rebera di shani ibirago ko ariko mana we uyu mugabo nashatse ewe barabakera ariko ko utari gushingura uzi ngo umuganda ntigugiye kurangira naje bosi tugenda aho tuguragera he mama nabi kure icyo kiragutse kiragutse nacyo kibaye ikibazo ntuzi urakimaze madamu ntuje uranshingaho aha kandeke gushinga dabwo mbaye icumu ikintu umuntu ntiyanakibwira ngo kijye no kumuganda ngo kijeyo kubera iki se wowe utari kwemera ko tujana ahubwo abone njyanye n'ugomba kuja ku muganda ihute se wumvisha ibyo mudugudu avuze ariko shamwe muracyafite agatege buragushingura ko mana yanje utanyipfumira uwo muhoro subire ndabura kwahurira kwa nyukuru nonza nderimo aramba icupa ryo kujana ngo he none ndajyama nta nzoga mpaye ikintu igiki noneho wambaye iyi ngofero ni bwoko ki niho wayibona tugende ntawakomeza amagambo yawe tugenda ariko mana
ariko rero sira yewe murashoboye amahungu kabisa reba ukuntu uwo muharimo aguye iwanyu mumezemo ariko turaho herukana kera da yego kera cyane umuntu agaboneka ku munsi w'umuganda nibwo wabonye akaruhuko ubona umwanya ari uko umuganda wabaye umuganda utabaye ntiwambona uzambona uzansura ku munsi wawe muganga mu kwezi kwa kangahe dore tonoma n'umugore we disi ibi byo byajya ryari byo kuza bizi arakase tono iyi foto yorekanye irya na nubu umugore wawe yasigaye yarabaye nk'ihene sha usigaye uraza umuziritse ubwo si ubwo igihugu kibaye nkamwe byagenda bitera umuganda ugira ukorera uruhande rwawe bidasimbuka dore ubu uzimaze gusha mumwisuka ngo rumugana ariko n'umugabo nawe bwankora arusanze nananiriwe ninjiza ngo uriya mugabo abari gukora iriya rigore uri gufasha uriya mubyeyi nawe kuba murarandura ibyo byateraho ubundi turi kumubwira ntiyananiwe ko baje bamuziritse ameze nk'itungo ahubwo yibagiwe iyo azirika mu izosi agira n'agahene basimbuye na mw'abantu ngo kuva ryari se ubundi bakuzirika we kuva ryari abagabo bo gusaba umukobwa we muranshimishije cyakoze mu mafaranga nari guca tono mayamande ako mudogo ntacyo mukora mwagereza nta kibazo kubona ibintu yankoreye kureba umuhanda rwose ngaho kandi indi natoroma umuhanda ngaho n'ikirere abababonaga muzirikanye bagera abari kumirwa ese ubundi muri gupfikira mukobwa we singaguraga inyama ngo akajya mu muganda agasanga naziriye ahubwo cyane maduherukana akiri umusore atagifite izo ngeso yazitoraguye hehera wamenya uko bahinduka wa mukobwa ahubwo nawe uri igisaza umugabo agahinduka bigumusha urugo uzarusure umuntu kuko na se watontuma nawe niko yagenda ukurikije se akuma umuganda nigurangira wasaka niyata bakugana banyuzaga kubuye mwagiye mugabanya itiro aracyabura imino umugore yararenga twazindutse mu gitondo saa 12 saa moya twari turi hano noneho ushya none angurataye imyanda z'abagabo ziracabaho cyangwa shana umurumba w'izo nyamufite ngenda mureba mana nkamwishisha izo ni inyama ziri gutuma ashumika umugore we nawe ibaze ubwo nk'urwo waruburana ni inyama bwoko kimwe izo nyabasha niwe bwoko bw'inyama zambaye muri zitekera ndikurangira ariko ikigaragara kizo nyama ziba ari rurangiza izo nyama ni iminono zanyuma yazaye niba yicaye ngategereje amanyama yazanyera none ubwo ururimi urubandaga mwinshi iyo mumbwira kare cyagiye simba nasize mbikurikirana neza ako namubweze ko nagira sana nka simbuka sha nanje kandikorera umuganda gwahereye simbuka kuko ubu ngubu umuganda kugiye kurangira ariko igikoma watetse inzara iranyishe pe kwishe nabi ariko kanyene waguye tubwize ukuri inyama mwatetse nibi umva yena nawe wegere kanyene wagorwa ubu umugabo wawe agiye kugera kuzanira inyama ya nibwe nazo zibigeho mwagiye mureka kubera abantu baje banjye nazi ibintu zabivamo zabane bano musange rega rwose mudugudu niko nanze kugira ndarwaye none se uyu musambi ko mu gitondo ngeze iwawe nkasanga uri n'umusambi mudugu wawe wambaye hano nje rwose ndakora ndyamye kuko nje ndirwaye urakora uryamye nakubwiye ko ndwaye umutwe mu rutoki amara bya bimumenya bikomeye none ubwo urakora ngwino nkwereka ahantu uba wirabye igihugu ni icyacu umugabo wawe yarwaye iki bareke kumushingaho
matanga nawe genda uburi gufasha bariya Mureka gushinga ku mugabo wanje mudugudu nawe uteka umurego gira n'utu twatisa akamudugu baziraguye naje ndimo umugozi nk'ihene aho bigeze turatanga kora hano sha wanjije ariko se mwabaturage mwe muri umva sha abasazi ufite isuka gira nawe gisaza wakizanye ku muganda cyo ko aho sha ahubwo se ibyo birabareba uko sha icyo ashaka mukore cyo nuje gukorera iyi foto irakenewe iyi foto ngiye kuyohereza ku karere zereke ko n'abarwayi bose bagomba gukora ubumenyi natareka amakuru y'abandi umugozi uri ihene gisaza ni igiteka mutwe nimugoroba nicara gira naha ahubwo reba ibi byatsi byose mwavuga ngo mwakoze kugira kidakora umva ntabwo ndi ikiganiro muri iyi nama zabame nagiraga ngo ni njyewe gusa nawe wararindagiye wowe se waje uziritse umugore wawe iyi nama rwose igomba zabame uri kurwanira n'indi ako ukoze karahagije ushaka ubu ngubu wabona itahiye cyangwa ukareba ahantu uba wirambitse kuko ndi kubona n'uburwayi umugabo wawe nawe uhagira iki magurutsa shanguza amaguru ugereza umugabo bagire ngo waruye umva no kuba mumubonye nishimye izo ni imitwaro guteka mu mwihorere fatasha ubwo bamwishe bw'amande ni amande nari nabyutse mubwira ko ndamuca amande ndababwiye ngo muteye kuba munshingiye ku mugabo fatasha nyiramari hari ibishoboka tugere hano nimute nawe tugende bihorera barabasha